n'izindi gahunda zose z'ikipe y'igihugu Amavubi zagiye zitambuka. Ntabwo rero dufata umwanya munini, turagira ngo tuganireho gato kuri ibijyanye na match ya Lesotho. Amavubi yitegura kwakiramo Lesotho. Icyo wenda tuza gutangira turamisha no kuba wenda iyi press conference yagiye ibice cyane no kutubwira ibijyanye n'imyiteguro n'uko bimeze ku mpande zombi, ari umutoza ndetse na kapiteni. Hanyuma nyuma tuza kugira ibibazo. Yeshikiza umutoza mukuru nanone ntabwo yabonetse, ariko this time ntabwo ameze neza, afite flu. Ariko clip yariko yabonetse, ariko afite clip. So nagira ngo wenda mu gutangira tufashe umwanya munini, tutangira na coach Eric, then na captain tubwire uburyo nyuma yo kutabona resultat nziza imbere ya Nigeria mu rugo, twiteguye uyu mukino ku ruhande rw'abatoza ndetse no ku ruhande rw'abakinnyi. Murakoze. Murakoze cyane muriwe. Nk'uko abibabwiye, cyambere ubushize sini byanjye nitwa Shimimana Eric, ndi umu assistant coach w'Amavubi. Icyo natangira kubabwira nuko na coach nk'uko abibabwiye ntabwo ameze neza, ariko byatumye kugenza kubera atameze neza, kuyategura n'imyitozo azanye n'abakinnyi, ariko nibaza ko nabyo nta kibazo kuko turakorana. Nukuyesika ntabwo ari kuvuga ngo yabikoze, ababikora bishaka, ariko nanjye tuvuganye nta kibazo. Icyo nababwira rero, nyuma yo gutakaza umukino hano wa Nigeria, tugomba kubyakira. Ni umupira, kuko ni urugendo, ni intambara. Hari hamwe ugomba gutsindwa ariko ugakomeza. Nibaza ko tugomba gukomeza, dufite iminsi mikeya. Ibyabaye bitagenze neza muri iyi minsi mike dufite, twagerageje kubireba. Hariyo byabaye bitabaye byiza, hariho n'ibindi byari byiza, ariko nuko tutabonye intsinzi. Tugomba nabyo kubyemera, no guha buriya iyo ugiye gukina n'ikipe nka Nigeria, ni ikipe ifite amateka, ariko wowe ugomba kureba aho nawe ko wakora ikintu cyatuma bavuga ko nawe exista. Nibaza ko twagerageje kubikora, kandi abakinnyi batanze ibyo bashoboye byose, ariko ntibyakunda. Ariko nibaza ko ubu turatekereza Lesotho. Lesotho nayo ni ekipe twarebye, twari umukino bakinye na South Africa. Ntabwo ari ekipe mbi, numva ko ari guhatana. Impamvu tuvuga turi mu rugo, tuba tudafite skills, ariko hariho za scenario ziba mu kigo minota 90 biza wakoze neza, wakoresheje imbaraga, wabonye amahirwe ye akayabyaza umusaruro, niwe atsinda match akabona amanota 3. Ariko tugomba kugira icyizere ku bakinnyi, morale kuri twese, namwe abanyamakuru, tukareba ukuntu ayo manota 3 ejo twayabona. Ariko nibaza kugeza ubu abakinnyi bose barahari. Ibindi ni byacu, ni urugo rwacu turategura. Tugomba kuzerekana ejo tukinora mukino saa 12. Murakoze. Murakoze. Miriwe. Ndumva ibyinshi umutoza abigarutseho. Twe ku ruhande rw'abakinnyi, match ya Nigeria yabaye histoire. Ukureba nk'uko umutoza yarabivuze, ibyiza byari birimo tukabyubakiraho, ibibi nabyo tukabikosora. Turabizi ko match ya Lesotho ari match igomba kudusubiza ku murongo. So abakinnyi bari tayari,
njye sinzakina ariko ndi kumwe n'abakinnyi turi kumwe turaganira umunsi ku munsi turabiza agaciro k'iyi match so nakwizeza rero abanyarwanda yuko tuzajya kuri iyi match dushaka gutsinda kandi inshallah bizagenda neza. umuntu twabaza ibibazo umuntu aratangira twibwira muri itangazamakuru ahagarariye hanyuma abaza ikibazo turahera umuntu ajya abaza ikibazo kimwe this time hanyuma tubona twongera tugaruke. Yes. Murakoze, nitwa Kigeli Patrick kuri Radio O. Ndifuza kubabaza nk'abatoza kuba mugiye gukina umukino wa Lesotho mudafite kapitene atari muri squad kubera suspension. Murateganya kuzi icyo kihugu murateganya gutanga iyi approach muri match ya Lesotho. Murakoze. Ya kapitene no urebye urwego agezemo no kuba yambara igitambara nuko tuba tuzigwa dufatiye runini ariko uriya mwe tugomba kubibabwira ariko twebwe nk'abatacticiens agiye biba ngombwa ko tutabiha umwanya muremure kuko tuba tuzi ko ari urugamba. Muzarebe no mu ntambara y'umushefu umuyobozi mukuru agize ikibazo ntiba bashaka kubivuga ko hari igihe bitamera neza muri groupe ariko kubera ko umwe muba mufite amakuru navuze nuko niyo mpamvu nanabivuze twe tugomba kubyakira ku kanya twarabyakiriye make akibona ariko nitubitindeho kuko tuba dushaka kumutiva uza kumusimbura n'abari bari kumwe batabona ko hari icyitse ariko tutasuzuguye ko ari umukinnyi ukomeye adufatiye runini. Directement twese dutangiye gutekereza ku muntu azamusimbura niyo mpamvu nabifatira umwanya munini ariko nibaza ko uwo twateguye nawe turi kumwe kuko ari muri local tuzagerageza kumumotiva no kugaragaza ko icyo kiwo cye kitazagaragara muri equipe ariko byose turabiteganya turabitegura ariko iyo minota 90 tuzakina nizatwereka ko waje nawe yakoze akazi nk'uko kapiteni yakagombye gukora. Murakoze, nitwa Clarisse Uwimana nkorera ikibazo cyanjye nshaka kukibaza coach ubanza amwe mu masomo mwize umukino ubanza harimo no guhindika abakinnyi barimo nka Gerete ndetse na Kim Sahab sinzi mba muhuza na public ivuga ko na remplacement zabo byo zaje bigaragaza ko habayemo nyine wenda nasho abatoza nabyise kwibeshya sinzi uyu mukino wa kabiri uri mu masomo nyine mwize nari nkomonyeho mugomba gukosora kuri match ya Lesotho. Ni ikibazo cyiza icyo nakubwira nuko ntabwo dutoza abakinnyi bato n'abakinnyi baba professionnel buriya ugomba kuba ufite personality y'umuto iyo ugeze kuri level y'amavubi ukinira amavubi ntabwo ari kuvuga ko bango baba bagushize umwanya udashaka ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo uyu mwanya nawe unshoboye. Icyo nicyo cyerekana umuntu afite personality afite iki nabyo ntabwo tuza umunsi w'amazi tukakubwira wowe urakina hano ni plan dukora ukuntu tuza gukina ukuntu tuza kwataka ukuntu tuza kudefenda. Iyo mubikoze muri entraînement buri muntu akabyumva nibaza ko nta cyabuza ko wamukinisha. Ikiba gisigaye we ni wo kuntu we aza gukina match birashobora kuba ari meforme birashobora kuba peut-être ko ibyo wamusabye ageze mu kibuga abone ko bitashoboka ariko ntabwo ari kuvuga ko tuba twibeshe. Kwibesha kwacu kwa bari ku gicyagiye umushize umuntu utamuteguye utaganiriye nawe ko bose twarabaganirije kandi nibaza ko Ajad arahari Gerete uriya mwanya dukina na Lesotho yarawukinye sibyo yarawukinye match ale saa uriya mwanya mbere akiza yarawukinaga urumva ko ntabwo twibeshe ni juste twabikoze peut-être ko bibaho umupira w'amaguru hari igihe ushiraho umuntu bikanga ariko
ntabwo ari byo byatumye ko dutsindwa, ni twese tugomba kwasima iyo responsabilité twaratsinzwe.